Yes, bihe byiza kuri mwe mukomeje kugenda mukurikirana Fisherman Official cyangwa se Fisherman TV. Turabashimiye uburyo mwakomeje kugenda mukurikira iyi nkuru ya Niyibizi Aloys. Reka dutangire n'inkuru cyangwa se episode ya kane, ariyo na episode ya nyuma isoza iyi nkuru ya Niyibizi Aloys. Turabashimiye ibihe byiza, rero reka mukurikirane iyi nkuru. Yes, Niyibizi Aloys akibona umusoroviye agarutse, umusoroviye ahita amubwira ati hari umuntu Niyibizi Aloys ugushaka. Uwo nta wundi rero yari umwe mu banyeshuri bigeze kwiganaho na Niyibizi Aloys, gusa kubera ko Niyibizi Aloys atari yarakomeje amashuri, ariko uwo mushuti wewe yari yarize yarigiye icyo twakwita ubwavoka cyangwa se yarize amategeko. Nyuma yaho aza kuba yamenya ko inshuti ye Niyibizi Aloys afunzwe, ndetse ko ari hafi yo kuba yanakatirwa. Nyuma yaho aza kwinjira mu kirego cyangwa se aza kuganiza Niyibizi Aloys uburyo yakwinjira muri icyo kirego mu rwego rwo kugira ngo azaburanire Niyibizi Aloys. Reka rero Niyibizi Aloys aze kumukubita amaso, ahita amwibuka, baraganira ndetse amubwira ko atakekaga ko yaba yaza kumuha ubufasha bumeze utyo bitewe n'igihe runaka gishize batabonana. Muri iyo minsi rero Niyibizi Aloys yari ageze mu gihe cyo kuba yakatirwa cyangwa se yaburana. Yes, ababyeyi ba Niyibizi Aloys bari gushakisha uko babigenza cyangwa se bategereje uburyo ikatirwa ry'urubanza rizagenda. Aho ngaho ababyeyi ba Nyiramahirwe bo bari mu byishimo, bari kuvuga bati uyu nguyu urubanza ruraza kuba rumuhama aho ngaho. Naho Nyiramahirwe aho aherereye nawe arimo kwiga uburyo azatabara inshuti Niyibizi Aloys cyangwa se umukunzi we. Naho Niyibizi Aloys aho ngaho we yari amaze kwakira urupapuro rw'ihumure rumuhumuriza, ariko kwiheba nabyo byari bibuze. Bakiraho itariki yo gukatirwa cyangwa se itariki yo kuburana nyirizina iba irageze. Itariki yo kuburana nyirizina igeze. Uyu nguyu Niyibizi Aloys yinjira mu rukiko, akiri aho ngaho aza kubona Nyiramahirwe nawe atamuri kure cyane. Nyiramahirwe amuri uruhande cyangwa se yinjiye aho ngaho. Ababyeyi ba Nyiramahirwe baratangara barumirwa, ndetse na Niyibizi Aloys arumirwa. Ababyeyi ba Niyibizi Aloys barumirwa, urubanza reka rutangire. Nyiramahirwe urubanza rugitangira, basabye ibimenyetso. Nyiramahirwe niwe waje gutangira Niyibizi Aloys ibimenyetso. Aho ngaho birangira Niyibizi Aloys bamurekuje, asohotse muri gereza atsinze urubanza. Ababyeyi ba Niyibizi Aloys barishima. Ababyeyi ba Nyiramahirwe bo baza kuba bacibwa ihazabu y'amafaranga kubera ko bahohoteye uyu Niyibizi Aloys. Ikirego gifungirwa aho ngaho. Iyi yari episode ya kane, anariyo idusoreza episode ariyo idusoreza iyi nkuru nk'uko twayitangiye. Reka tubabwire ko abantu mwashimishijwe n'iyi nkuru mwese mushobora kuba mwatera komenti cyangwa se gukanda like. Byo ni ibisanzwe kuri mwebwe, ahubwo tuba dukeneye n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tubashe kumva uko inkuru mwayakiye. Ibihe byiza kuri mwebwe, mukomeze kunogerwa na gahunda za Fisherman. Hello mama, I love you. Muranzabi
imana nk'icyama tugahura nkongera nkakubona. Rero mama I love you, mpora nsaba imana nk'icyama tugahura nkongera nkakubona.